Kugira mu kipe y'u Mavubi banza utunajye muri listi yahamagawe ku munsi wari muri press conference mu kiganiro n'itangazamakuru hagati y'ubuyobozi bwa Ferwafa ndetse n'abatoza b'ikipe y'igihugu n'itangazamakuru. Kabisa byari ku munsi rero we ejo abayobozi barangajwe imbere na president Ferwafa bwana Shemangoga Fabrice yari ari kumwe kandi n'umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Boni Mugabe. Hari umutoza mukuru umwongereza Stephen Constantine yari ari kumwe kandi n'umutoza wungirije umunyarwanda kocha Eric Nshimiyimana ndetse bari kumwe rwose n'umukozi mushya ngabo y'icondo Robin nawe yari ariho asemurira Stephen Constantine amubwira ibyo bari kuvuga bimubwira mu rurimi rw'icyongereza. Abazamuni bane Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, Bigirimana Higo n'umusore wa La Chaux de Fonds naje kumenya ko ari muri La Chaux de Fonds ariko ari intizanyo ya Samax mu Busuwisi. Nyongera Patience no Police na Hakizimana Adolphe wa APR Football Club nibo bane bahamagawe ariko ubwo tukongeramo na Olivier Kwizera nawe nyine umutoza yabihakanye. Urumva Kwizera umushizemo oya nta kibazo tugende turaza kubigarukaho tubwire aza kubigarukaho kuko president soza ikiganiro yavuze ati nta kibazo gihari. President saramagana urumva reka tugende tubudahangarwa urumva mu defenseri Mutsinzi Ange Jimmy Wazira Manzi Tsere wa Lahiri Tripoli Kavita Fanuel Mbaya Birmingham Legend Leta Zunze za Amerika Chimimana Yunus wa Peri Manishimwe Monel Mangwende wa AEL Limassol yo muri Chypre niyo mugabo Claude wa Peri Byiringiro Jean Gilbert wa Peri na Umukiza Obed wa Rayon Sport uhamagaye bwa mbere muri equipe nkuru. Mwatinyo hagati Mugisha Bonner Casemiro Al-Masri Bizimana Jadi Club Sportif Constantino c'est Constantine yego Samuel Guelet wa Hal La Louvière mu Birigi Mwereke Van Jamus Kalis Sven wa ekipe yitwa FC Etzel Zaldbrook hakazaraboneka John Bosco wa Peri Sahaba Kimo Ayek Atene yagarutse nyuma y'ibibazo yajyanye n'umutoza ugiye Sahabu ngo muri Ayek Atene no kubona umwanya mu myitozo ngo biragoye ngo nta kina pe turabigarukaho komeza. Hanyuma Uwineza René wa Kiyovu muri barutayizamu amashi yose kuri Kiyovu rwo cyane Michaels Joy Slide FC Karuvan Ndayishimiye Karl Mateo KFC Wiruka Nshuti Innocent wa Alfak Ndayishimiye Karl Mateo ni murumuna wa Ndayishimiye Trezor wo muri Banda binavuga ko azashobora kuzaza mu Rwanda kureba u Rwanda n'ababyeyi be bakareba n'imikino president ngo nayo barimo barabaganiriza kuba yakina mu Rwanda kabisa. Michaels Joy Lance wa Saba Baku Azerbaijan Biramahira Bedi wa Asaba FC Byiringiro Lag Police Kwizera Georgia Rhode Island Michaels Leroy Jacques Wazira Kuri Johan Marvin wa AS Belinzona Marvin aragarutse yego niyo David Nkeveres Rivne muri Ukraine na Mugisha Gilbert Barafindus wa APR ngabo abakinnyi umutoza coach Eric Nshimiyimana ubwo yahamagaye ubwo Bigirimana n'ubwa mbere Ubedi w'umukiza nayo n'ubwa mbere yigeze guhamagara muri presection ariko ubu n'ubwa mbere aje muri equipe ya mbere. Steven Karisa Joyce Lad Michaels wa Caravane Kare Mateo Ndayishimiye ndetse na Leroy Michaels n'ubwa mbere. Hanyuma akaba hari abakinnyi bagarutse Ntwari Fiacre na Emmanuel Manishimwe yewe na Samuel Gerete baheruka mu kwezi kwa gatatu kwa 2025 Gerete nibwo yaherukaga. Sahabo yaherukaga mu kwezi kwa gatatu kwa 2025 Johan Marvin yaherukaga mu kwezi kwa 10 kwa 2024 ya bari barajyanye ibibazo n'umutoza. Murakoze cyane. Marvin yarababaye cyane baramwanga agenda adakina. Liste numva yumvikana neza cyane ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru izina ryagarutsweho ni Kwizera Olivier umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport ariko mumbwire nk'impamvu mwebwe kuko mukurikira umupira mwese n'abanyamakuru n'impamvu bahamagara abanyamakuru ba siporo twese tuba tubireba tuba dufite n'amakuru kuri ku bakinnyi bacu so kwizigira rero n'undi ngo nakwirefera bajya bati iyo byageze ku ikipe y'igihugu nta muntu urutundi ku ikipe y'igihugu tuganire umuntu utakwizera Olivier mu impamvu imwe yatuma adahamagara mu ikipe y'igihugu mureke ko impamvu zatuma ahamagarwa mume yatuma adahamagara impamvu iyo yatuma adahamagarwa nuko yaba afite imiziro imiziro mu ikipe y'igihugu yego hari indi mpamvu wumva yatuma adahamagarwa ukurikije
kriteriya abatoza b'ikipe y'igihugu ku isi bagenderaho bahamagara. Yeah. Wa nta nimwe kuko Olivier kuva yagaruka akaza muri equipe ya Rayon Sport bikaza kugera hakaba wa muzamu wa mbere muri equipe ya Rayon Sport yaramaze igihe kirekire no muradahamagarwa mu ikipe y'igihugu kuko ikibazo cya Olivier cyagiye gutangira ubundi bavuga ko afite ikibazo na S Joruri icyo gihe bwana Kamarade Dolph bikanavuga ko ari wowe nyine wasabye ko atazongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ubwo ni cyagiye kinaga mu Barabu. Yego urumva kuva icyo gihe rero ntago yongeye kugaruka ariko ugiye kureba ugucisha ijisho mu bazamu mu by'ukuri b'abanyarwanda bariho bafata ubu ngubu by'umwihariko wenda imbere mu gihugu kuko nibo tubona cyane navuga yuko rwose performance wise katubigenza gutya urumva tujye ku muzamu wa APR Adolphe Hakizimana. Adolphe ntakina uva APR yagendeye Yego ntiyahamagawe uwo ni umwe undi muzamu bahamagaye n'uwo uriya Patience uyu munsi arakina ejo ntakina biterwa n'uburyo yakoze amahitamo ku banyamahanga ariko ari match akina indi ntakina undi wagati bahamagaye ninde Fiacre akurikira umupira muri Afurika Samir aheruka mu kibuga Amavubi atsindwa Axel wari uhari mu kwezi kwa 10 kwa 2025 muri mwari Porokwane hariya ni Porokwane Mpumalanga nyuma yaho yaje kubagwa arakira usibye kuza kuri list nta mukino n'umwe arajya mu kibuga abanjemo ariko Zandani mfite zaka kanya nona nuko umutoza yasabye video yose ya match ya Elmerek kugira ngo arebe neza kwiza Olivier. Umutoza Constantine amaze gusaba video yose ya match ya Rayon Sport na Elmerek. Kibuga yarahari namubona yarahari ariko ngarashaka kureba icyo bita iyo ari gusoma ni proofreading ubwo kureba simbizi ashaka kwicara akayireba neza akitegereza kwiza Olivier hanyuma agama kuko Constantine abahamagaye se reka kuva Constantine abahamagaye ko bahora bamureba Constantine bagahamagara n'uwo batareba abahamagaye bahora kuri stade bicara bareba muri metero 100 bareba kwizera Olivier ariko Eric yasobanuye ko abona Olivier adafite fitness zo kuza muri national uzifite akabaruhuka mu kwezi kwa abantu bacalenginga bose bakamubwira bati none se kakina buri match yose ko mwamuhamagaye none atanakina kuki mumuhamagaye ari gukina imini kuki muretse kumuhamagara kandi ari gukina gukora ko abantu benshi nyine babigarutseho cyane urumva kwiza Olivier hari ubuhanga muri national yagaragaje ndetse no kuva yatangira gukina ikipe y'igihugu n'umwe mu banyezamu bagiye bafasha yigeze gukina Shani neza ni ryari iba nibuka simwe ya Shani y'amasume niyo ngiyo yikinye neza ego hari match ya Senegal umwe twatsinzwe kimwe ku busa nabwo ubwo ari muri national kwa ntabwo yigeze na rimwe muri national yakora amakosa nkuko abakinnyi bose bakora amakosa kuko na uri mu kibuga football ni jeu de faute wakora ikosa ritsindisha equipe ariko numwe mu banyezamu bagaragaje urwego mu nyuma ya bankunzi ngoma Ramadani bandori na babakame ugiye kura muri national Olivier yabari mu beza bakiniye national muri ibi bihe bya nyuma yuko tugiye mu gikombe cya Afrika Olivier umutoza kwa yabibonye ko bimbaye abantu benshi barimo baramuvuga narebye match ni mugoroba kandi yitwayemo neza nta gitego yatsinzwe asabye ko ngo bamuha video akayireba neza tuje kwa ko n'umuyobozi wa federation yabivuze ngo bamuha amahirwe urumva ni camp n'ubundi bose ntabwo bazakina FIFA series hari abazagabanywa kuko ni 26 bemerewe gukina bize ngo hazavamo abakinnyi batanu kuko bahamagaye 31 ubwo Olivier yabaye wa 32 bagakuramo ubwo batandatu asabye ko bamuhamira kuko uko mbibona mwiza usibye wenda ubwo tutazi ubwo Bruno tutazi Patience ntabwo akina bihoraho uyu munsi yakina ejo ntakine bitewe na match zihari ubwo nawe muri la kipe ya fond bamutijemo ntabwo akina Adolphe nta mikino 15 afite uko kuva Pierre avuye mu izamu nta mikino 15 aperi ikina n'urwego experience amaze gukinaho
nibyo hari umuntu ukubwira ngo abanyezamu ngo kuba adakina ngo ntabwo ari bibi cyane ngo kuko n'ubundi ngo umunyezamu ngo akora buranga imyitozo myinshi ngo ari hanze ngo kuruta umukinnyi wo mu kibuga. Hari umuntu ugusobanura gutyo umukubwira ngo umunyezamu uranga bamukoresha tize nyinshi ngo yaba mu myitozo nk'umwe muri equipe ya kabiri cyangwa se ngo no kumukoresha kwa kundi babakoresha imyitozo umunyezamu umwe avamo undi ajyamo ko imyitozo yabo ukuntu ikomeye ntabwo umunyezamu yakora wenyine session yose y'imyitozo umunyezamu ngo abakora imyitozo yindi ku ruhande ariko igihe aherukira mu kibuga urwego asanzwe agaragaza uburyo ari gufasha Rayon Sport ko nibwo twavuze ngo ntitsinda ibitego Rayon Sport inganyije imikino 3 ikurikiranye ubusa ku busa ni itsinzwe itsindwa kimwe cyangwa bibiri yakabije ni umunyezamu ufasha Rayon Sport mu buryo bugaragara n'urwego asanzwe agaragaza muri equipe nationale bigatuma abantu benshi babitindaho cyane ko agomba kugaruka muri equipe nationale bityo umutoza nawe akaba yavuze ati reka tugerageze wenda dushaka kuza kubona itangazo ntabwo tubizi ku munsi w'ejo umuyobozi wa federation yaravuze ngo reka bamushyiremo umutoza aravuga ati oya abo umutoza yahamagaye reka tububahe aribo dukoresha ariko Constantine ngaracyafite amahane nka kera ese yahinduka ejo bakora arabirengeje aravuze ati rega ibi bintu mukomeza gutinda ati ntago ati murebe yise areba ku isaha aravuga ati nimurebe igihe tumaze tuburana kuri bano bakinnyi ati ntago nta marangamutima wese yavuga be cyane yavuga be ati nimwihutisha bino bintu tubivemo tubirangiza ati tugende president arahamagara undi navuga ati ntabwo azaza ukerega umuntu akura nikajya mu myaka yo kuvugisha neza utekereza ko Constantine yahinduka ZANDANI mfite sha Olivier kuza mu ikipe y'igihugu biragoye kubera biragoye yakoze iki nubwo byavugwa gute Olivier yakoze ibintu bitavugwa ku buryo mwese ko naye mbyumva mu Rwanda erega urumva yakoze ibintu bitavugwa ku buryo mwese mutabivuga urumva iki kintu Olivier kwejo bundi yari yaje muri cya gihe cya kamba urumva kino kintu cya Olivier ntaho gihuriye n'ibintu byo mu kibuga by'ubushobozi n'ubuhanga ntaho ushidikanyaho ariko ngo imyitwarire ye hanze y'ikibuga urumva mu bintu ashobora kuba yajyamo bigateza ikibazo ahari nawe ku buzima bwe bwite nicyo ngicyo ngo ari kuze Axel ko kamakuru y'Nyarugenge nta muntu yahisha kuva yagera muri Rayon Sport yasiye imyitozo kubera wenda impamvu ze bwite yari yasiye imyitozo atavunitse ubwo rero niba atarasiye imyitozo akaba ari mwezamu abanza mu kibuga ibyo bintu baravuga bati ibintu abarimo bishobora kuba byateza ikibazo bagenzi be bari kumwe muri camp nawe ku giti cye bikaba byamuteza ikibazo bakavuga bati rero kugira ngo iyo image y'ikipe y'igihugu komeze yangirike nabavuyemo tutitaye ku buhanga bwe niyo mpamvu ejo president avuga ngo ajoining abandi ZANDANI ku ruhande narongeye koresha indege zanjye za drone z'ubutasi umuntu arambwira ati bira president yavuze bwa mu rwego rwo gukaruma nyine kugira ngo niyo pressure yitangazamakuru mu rusange n'ikise nk'igabanuka atariko biragoye cyane nk'uko bigoye ku munyabyaha kuzinja mu bwami bw'ijuru muri nko guca ngo mu kihari aramutse aje mu Axel ubwo nyine byaba bitunguranye facteurs za IBM reka twisere facteurs za IBM